Bavandimwe Kristo Yesu akuzwe, nimugire Roho Mutagatifu n'ingabire ze zose kandi n'imbaraga ze zibashoboza byose. Tugeze ku munsi wa kabiri w'amasengesho yacu yo kwigomwa, dusenga dutakambira iyi si kugira ngo Imana itugirire impuhwe. Umunsi w'ejo twasenganaga umutima w'umuhanuzi Nehemiya wariraga ibyago, amarorerwa, amahano n'ibindi byose yabonaga bibangamira umugambi w'Imana n'ubuzima bwa muntu waremwe mu ishusho ryayo. Yiyemeza kujya imbere y'Imana, ntiyahava, aratakamba iminsi myinshi, arigomwa, ararira, umutima we urashenguka, ajya mu kigwi cyo kubabazwa n'ako gahinda abona ku mutima w'Imana kubera ibyo abantu bateye umugongo Imana barimo. Uyu munsi turatakamba turi kumwe na Samweli umuhanuzi ugiye kutwereka ko mu buzima iyo ureba ikibazo, iyo ureba ingorane, ntugomba kurebera, ugomba kumenya ko hari icyo Imana ibiguhamagarira. Mbere yo kugira ngo twinjire muri kuzirikana k'uyu munsi, muri iyi ntumbero ya none, muri intercession y'uyu munsi, reka tubanze dutangire twisunga aya magambo yavuzwe na Mutagatifu Karoli wa Yezu Charles de Foucault mu isengesho yakoze ryo kwirundurira Imana. Mwibuke yuko iri sengesho turimo dukora ryo kwigomwa ndetse no gusenga duhongerera, dusaba Imana imbabazi kubera ibyaha byacu, kubera ibyaha by'isi yose ngo tugirire impuhwe. Ntabwo ari isengesho rikomoka ku butungane bwacu, ni isengesho rikomoka ku rukundo n'ubumwe dufitanye n'Imana nk'abana bayo. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Dawe ndakwiyeguriye, nkoresha icyo ushaka cyose, icyo uzangenera cyose ndakigushimiye. Mana yanjye, nta kindi nifuza atari uko ibiremwa byawe byose twese dukora icyo dutegeka. Roho yanjye yishyize mu maboko yawe, ndayiguhaye Mana yanjye, nyiguhaye mbikuye ku mutima, kuko ngukunda, kandi urwo rukundo nirwo runteye kukwiyegurira. Ngasabira isi mbigiranye ukwizera guhebuje, nishyize mu maboko yawe bidasubirwaho, kuko uri Data. Amina. Ijambo ry'Imana uyu munsi tuzirikana riri mu gitabo cy'umuhanuzi cya mbere cya Samweli, umutwe wa 7 umurongo wa 2 kugeza ku wa 9. Premier livre de Samuel, chapitre 7 verset 2 jusqu'à 9. Ngiye kuhabasomera mu rurimi rw'Ikinyarwanda, abandi mushobora kuza gukurikira mugasoma mu zindi ndimi uko Roho Mutagatifu yahabahaye kuzimenya. Samweli arokora Abayisiraheli, akababera n'umucamanza. Guhera ku munsi ubushyinguro bw'Imana bwagereyeho Ikiriyati Yeyarimu, hari hashize igihe kirekire nk'imyaka 20, nuko inzu yose ya Isiraheli ishaka kwigorora n'Uhoraho.
nibwo Samweli abwiye umuryango wose wa Isiraheli ati niba mugarukiye Uhoraho n'umutima wanyu wose, nimujugunye kure ibigirwamana by'abanyamahanga na za Ashitariroti, mwere kuri Uhoraho aba ari we mukorera wenyine, azabarokora ikiganza cy'Abafilisiti. Abayisiraheli bigizayo Behali na za Ashtaroti akorera Uhoraho wenyine. Samweli arababwira ati mukoranyiriza Abayisiraheli bose, nanjye abatakambira kuri Uhoraho. Teranira imisi, amazi bayanyanyagiza imbere y'Uhoraho. Uwo munsi basiba, maze baravuga bati twacumuye kuri Uhoraho. Nuko Samweli acira Abayisiraheli imanza aho ngaho i Misipa. Abafilisiti ngo bumve ko Abayisiraheli bateraniye i Misipa, abatware babo barazamuka ngo babatere. Abayisiraheli babyumvise batinya Abafilisiti, babwira Samweli bati wiceceka ntudutererane, takambira Uhoraho Imana yacu kugira ngo adukize ikiganza cy'Abafilisiti. Nuko Samweli afata umwana w'intama utaracuka, awutura Uhoraho igitambo gitwikwa. Ubwo Samweli atakambira Abayisiraheli, maze Uhoraho aramwumva. Iryo ni ijambo ry'Imana. Turishimiye Imana. Nkoramutima za Yezu Kristu, kuko Yezu abita abavandimwe be, Yezu akabagira inshuti ze, Yezu akabagira umwe nawe, Yezu akaba muri mwe, Yezu kandi akabagira ishusho ye, akabaha imbaraga n'ubushobozi bwe bwo gukomeza ubutumwa bwe hano ku isi. Nimwakire uyu muhamagaro w'iri jambo ry'uyu munsi wa none hamwe na Samweli. Turasaba Imana uyu mutima wo kutareberera umuntu uri mu magorwa, umuntu wakwiyambaje, umuntu uri mu bigeragezo, umuntu wabuze ayacira n'ayamira, umuntu utazi icyo akora n'icyo yareka, ngo umureberere wikomereze ubuzima bwawe. Samweli arinjira mu kigwi cy'abandi, aba banyabyaha batanabihakana, kugira ngo abatakambire kuri Uhoraho abagirire impuhwe. Uyu munsi wa none Imana iraguhamagarira kuba Samweli
imbere y'umuryango wawe, imbere y'igihugu cyawe, imbere y'isi Imana yagushyizemo. Samweli arigomwa, aratakamba, kandi ukwigomwa kwe kuragendana n'ukwizera afite mu Mana. Mbere na mbere nubwo abwira umuryango wose kwigomwa bakabikora, ariko bose barangamiye Samweli, bose bategereje kuri Samweli ubuvunyi bw'Uhoraho bushobora kubatabara mu ntambara barimo barwana. Reka mvuge ko mwese uko muteraniye muri iri sengesho, buri wese afite intambara ze arwana. Ibibazo tubisangiye n'abandi, ibigeragezo ndetse n'ibitero bitwugarije mu byo tutarabonera ibisubizo cyangwa tutaragera ku cyo twifuza, ariko Imana yaragushyiraho muri iyi minsi ngo utakambe, usabire abandi. Muri Izayi umuhanuzi umutwe wa 53 umurongo wa 12, Izayi atakambira abanyabyaha, akatwereka ko iyo wishyize mu mwanya w'umunyabyaha ukamutakambira, ibyaha bye birahongererwa, Imana ikabyira imbabazi. No mu buzima busanzwe, iyo abana bavukana hakabamo umwana wananiranye akanga kurangiza inshingano umubyeyi yamuhaye, ariko hakaba undi mwana ujya imbere y'umubyeyi akamubwira ati, mama, papa, uriya muvandimwe wanjye ureba, dore wari wamusabye kuvoma ntiyavomye, ariko ntumuraze ubusa, kuko nubwo nagombaga gukubura mu rugo, nubwo nagombaga guteka, ariko nanavomye, kugira ngo uhagarare mu cyuho cy'umuvandimwe wawe, uhongerere, wigerekeho umutwaro we, umusabire kugira ngo agume mu rugo, kugira ngo agumane amahirwe n'umunezero. Bene abo bana babaho. Bikira Mariya ikana mu Galileya yarebye abantu bari aho babuze icyo banywa, areba ububabare buje muri ubwo bukwe batashye, abwira Yezu Kristo ati, ntabwo bagifite divayi, nta divayi bagifite. Yezu aramubwira ngo njye nawe ibyo se tubyinjiyemo duti? Ako iyo ufite umutima ntutegereza ko umuntu ufite ikibazo agusaba ngo mfasha. Iyo ufite umutima muzima, uri mu buzima, ububabare bugukoraho. Iko ni nako byagenze igihe cyose tubona Abayisiraheli
Musa abatakambira n'igihe bakoze icyaha. Zaburi 106:23 irabisobanura. Nongere mbibutse ko Imana yaduhagaritse muri icyo cyuho nk'uko Ezekiel umuhanuzi abivuga mu mutwe wa 22:30. Imana ishaka abantu bahagarara mu cyuho. Iri jambo ry'Imana rirakomeye cyane kuko Imana yongera kutwereka ko ikeneye abantu, kandi abo bantu batora mu bandi ikabahitamo kugira ngo bahagarare mu cyuho. Imana ubwayo niyo ibivuga muri iri jambo. Turizirikane Ezekiel 22:30. Nashatse umuntu n'umwe muri bo wasa n'inkike ngo ahagarare imbere yanjye mu cyuho, maze arwane ku gihugu cye ambuze kukirimbura, ariko namubuze. Nashatse umuntu. Uyu munsi mu kwinjira muri iri sengesho ryo gutakambira isi, kuri uyu munsi wa kabiri tugezeho, bwira Imana ngo ndahari Nyagasani, ndaje wese uko nakabaye. Uranzi mu ntege nke zanjye, uranzi mu byo nshoboye, unzi no mu byo ntashoboye, ariko ndagukunda. Ndashaka guhagarara mu cyuho ngatakamba, ngahongerera, ngasabira isi n'abanyabyaha n'abanyabyago barimo basaba gurengerwa no gutabarwa batazi aho ubuvunyi bwabatabara buri buturuke. Nagira ngo rero nk'uko iri jambo ry'Imana ritubwira, Yobu arabivuga mu mutwe wa 33:22, musome kugeza ku 26, ngo uwiyambaza Imana wese iramwumva. Emera ko ukwigomwa kwawe, emera ko umutima usenga na wegera Imana wagize umwihariko wawe mwibanga ryawe, Imana irumva. Nitwemere rero ko urukundo rw'Imana rw'aka kanya rw'uyu munsi wa kabiri rugera ku bantu bose Nyagasani abona ko bakeneye iri sengesho ryacu, kandi bakaba ari n'abantu Imana ibona ko mu buzima bwabo Imana yashatse ko iki gihe kibaho kugira ngo yo ubwayo yongere iheshe izina ryayo ikuzo n'icyubahiro. Mu magambo rero tuzirikana y'uyu munsi twongere tugaruke kuri aya magambo Samweli umuhanuzi yavuze. Urumva ko niba Samweli umuhanuzi agarutse kuri iri se akagira ati, ni wowe gusa wenyine utunganye Nyagasani, ni wowe mwami wenyine, ni wowe usumba byose, hagarika iki cyorezo, hagarika uru rugamba, hagarika aya mahano, hagarika aya marorerwa. Mu kuzamura amaboko mutakamba, muyazamure mwiringiye kugira icyo mubwira Imana ngo hagarika iki cyorezo, hagarika iyi ntambara, hagarika ubu bugizi bwa nabi, hagarika buri wese icyo Roho Mutagatifu azamushyira ku mutima we ngo agisengere, abikorane umutima we wose. Twongere rero twese hamwe dufatane urunana, buri wese yibuka ko ari kumwe n'abandi, ariko buri wese yibuka ko ari we wenyine. Yesu Kristo ati, nimungane mwese abarushye n'abaremerewe nzabaruhura, nimunyikoreze imitwaro yanyu.
urukundo rw'Imana nirwongere rero rubaherekeze, rubaha imbaraga n'ubuvunyi bw'Imana muri uyu munsi wa kabiri wo gutakambira ibyago, intambara zose ndetse n'ibibi byose kugira ngo bitsiratsizwe. Imana itugirire neza. Reka turangize dukora isengesho ryo kongera kubwira Nyagasani ngo adukingire kandi akingire n'isi. Isengesho ryo kwikingira. Nishyize ku birenge by'umusaraba wa Yezu w'i Nazareti, umwana w'Imana wigize umuntu akakira umubiri. Nitwikirije amaraso y'igiciro, urumuri rwe rurangose. nsabira abo turi kumwe kuri runana rw'isengesho n'abari ku isi yose bose ngo bakingirwe n'amaraso ya ntama w'Imana. Nadukize ibyaha byacu, aduhanagureho amafuti yacu yose, aturinde ikibi cyose, ahagarika ibitero byose by'ikibi n'ibyo roho z'umwijima zikora ziteza ibyorezo, amarorerwa n'amahano. Amaraso ya Yezu Kristo natwikire umuryango wanjye n'inshuti zanjye, imibanire yanjye n'abandi, inzu yanjye n'ibyo ntunze byose. Amaraso ya Yezu Kristo natwikire isi yacu, aburizemo ibitero byose bya sekibi kandi afunga imiryango yose yari yaruguruwe. Imitima yataye igarukira Imana, yari mu mwijima ibona urumuri, yari mu buyobe igarukire ukuri. Roho w'Imana natwikirize ingabo y'ububasha bwe iri sengesho kandi agaragaza umutsindo wa Yezu Kristo muri iri sengesho. Niyirukane muri twe sekibi, abuze roho mbi zose kwigaragaza. Ibyo tuvuga n'ibyo dukora byose biturutse kuri Roho Mutagatifu. Kubw'izina ryawe Nyagasani Yezu Kristo, kubw'ubuvugizi bw'umubyeyi Bikira Mariya n'abatagatifu bose, kubw'abazina bacu batagatifu n'abamarayika barinzi bacu, turinde ikibi cyose n'ubugome bwose bwa roho mbi, kandi utsiratsirize ububasha bwose bw'ikibi munsi y'umusaraba. Twambaye rero ububasha bw'Imana ngo tubashe kunesha ibikorwa byose bya sekibi. Twambaye umukandara w'ukuri n'ubutabera, twakiriye umukiro dufashe ingabo y'ukwemera, dushobore kuzimya imiriro yose y'umwanzi. Twakiriye inkota duhawe na Roho n'iryo jambo ry'Imana ngo dutsinde ibitero bikomeye by'umwanzi. Duteze amaboko kugira ngo dusingize, dushengerere Imana, dufashe ibirindiro, kandi turi mu birindiro nka Samweli cyangwa Dawidi batakambiye umuryango w'Imana maze bagatsinda. Mu izina rya Yezu umwami w'abami, Yezu watsinze wicaye ku ntebe y'ubwami y'Imana Data, kubw'aya masengesho dutura nk'abakristo bemera Imana, kubw'amasezerano y'abatisimu twahawe, tubujije mwebwe roho mbi, roho za sekibi, kongera no gukomeza gukorera mu bantu Imana yaremye mu ishusho ryayo. Byose tubikoze twiringiye ubuvunyi bwa Roho Mutagatifu, dukingiwe n'amaraso ya Yezu Kristo, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Ndabifuriza kuguma ku rugamba no mu birindiro by'uyu munsi wa kabiri, dukomeza gusenga mu kwizera kandi twiringiye impuhwe z'Imana. Imana ibahe umugisha.